Ibyiza bakurikirana ibiganiro byose tugenda tubaha hano, hari ikibazo kimwe abiga economy bakunda kwibaza cyane cyane kuri ubukungu bushingiye kuri politiki. Abantu biga ubukungu barakizi nka political economy, kubera yuko akenshi mu nyandiko nyinshi wenda ubutaha tuzaza tuzibaha, cyangwa uwaba interese akatwandikira twamuha impapuro cyangwa se ibyandikwa umuntu aba yasomye hirya no hino, cyangwa se ibyo umuntu aba yaraciyemo mu gihe ari ku ishuri. Hari ikibazo gikomeye cyane kubera yuko akenshi ubukungu cyangwa se ubukene cyangwa kikizwi nka poverty akenshi gikundwa kubona nk'industry. Iyo tuvuze ijambo industry ni ukuvuga ngo ni ahantu bishoboka yuko hari abantu bafite akazi kubera ibyo bintu. Hari n'ibigo byinshi bifondwa kubera igitekerezo cyitwa ubukene, kurusha ku buryo iyo bikomeje muri ubwo buryo, aho kugira ngo abantu barebe ibyakozwe ahubwo bahora bareba imibare runaka. Rero imibare ntabwo ari ikintu kibi, akenshi mu buryo bwa macroeconomics cyangwa se mu buryo bureba ubukungu bwagutse aba ari ikintu cy'ingenzi, ariko akenshi biba ari byiza cyane iyo turebye imibare ijyana n'ibikorwa byakozwe kugira ngo icyo kintu kiveho. Niyo mpamvu hari igitekerezo cya mbere iyo turi kureba akenshi biza ari ubukungu bureba ubukene nka crise abantu bahora bamanaginga kurusha uko bakemura icyo kibazo. Mu buryo bwiza bwo kubivuga ati ubukungu bushize twigeze kuganira tuvuga yuko ubukene biragoye yuko bwashira burundu, nk'uko twavuze yuko bigoye yuko n'ubukena ndetse n'ikindi kintu cyitwa ubushomeri bigoye yuko cyaba zero. Ikindi kandi none ikintu abantu benshi bakunda kubera yuko ubukene akenshi nabwo ni indi mpamvu muri politike y'ingenzi cyane, kubera yuko ituma abagira impamvu zituma abagira neza babaha amafaranga, abandika politike bikaba byaborohera, cyangwa se abandika zino politike zigendanye no kurandura ubukene nabo bakabyungukiramo, bikaba binatuma akenshi nanone ubukene bugira icyo bisobanura mu kuba abantu bagira imbaraga muri sosiyete. Ni nayo mpamvu ubukene, kuba abantu batabona amafaranga mu buryo bumwe kandi bashoye imbaraga, bimeze nk'ari ikintu cyagiyemo ama NGO cyane, cyangwa se abantu batera inkunga abantu, cyangwa se guverinoma ndetse n'abakonsulta. Akenshi bo babona yuko ubukene buramutse bugiye cyangwa se ubukene bugashira, niyo mpamvu buri gihoro urwana nuko bugabanyuka, ariko hari ikigero kigeraho ukabonaho kugira ngo buhite bushira nk'uko babyerekana, hagatangira kuza izindi mpamvu zituma abantu bakennye. Ni nayo mpamvu muri economy baravuga bati ubukungu cyangwa se ubukene buramutse bugiye, amafaranga menshi mu nkunga, akazi ndetse n'ibigo byinshi byahita bimera nk'aho bidakenewe. Ibi rero byahita bisobanura ikintu kinini cyane, niyo mpamvu ubukene cyangwa se kuba ubukene buhari hari abantu benshi bifitiye inyungu. Ikindi cya kabiri nanone, akenshi muri ibi bihe ntabwo ari byiza cyane yuko abantu bahora bareba cyane iyo abantu bari kuvuga ubukene, biba ari byiza yuko abantu batagendera cyane ku byo statistique ziri kuvuga, kubera yuko biriya ubona cyane zino statistique bakubwira ngo wenda mu Rwanda umuntu ashobora kubona 2,000 ku munsi cyangwa ku muryango, cyangwa se bakabihuza n'umusaruro mbumbe w'igihugu cyangwa se umubare w'abadafite akazi. Ibi ni ibintu bikomeye cyane kubera ko GDP cyangwa se umusaruro mbumbe w'igihugu ntaho uhuriye n'ukuri kw'ibintu. Akenshi dukunda gutanga urugero ku gihugu cyitwa Gabon. Iyo urebye kuri GDP per capita cyangwa se amafaranga buri muturage agakwiye kuba yinjiza, ubona ari igihugu cyagakwiye kuba kiri mu bihugu biri muri middle income. Ariko iyo urebye ubukene bafite, bikisanga mu bihugu bikennye ku isi kandi bafite iyo GDP imeze neza. Akenshi cyangwa se tukajya kuri ibi ngibi byitwa ngo kuba umuntu adafite akazi, ahubwo ibi nabyo bifite icyo bisobanuye cyane, kubera yuko ibi bintu iyo birebye neza ngo umuntu nta kazi bafite, biterwa n'icyo bita umuntu udafite akazi muri icyo gihugu bamudefinisa gute kugira ngo, cyangwa se bamusobanura gute kugira ngo babone uko bakora imibare bakora. Rero iyi mibare nk'iyi ngiyi akenshi iyo bakubwira ngo ubukene bwaragabanyutse, hari ibintu byinshi cyane utabona, cyane yuko mu buryo ntago
bigendera cyane ku cyerekeranye na experience umuntu aba yagize. Ikindi nanone ubushakashatsi baba bakoze buba bufite intego n'icyo bushaka kugeraho. Akenshi biba bigoye yuko niba intego yawe byari ukugira ngo ubone ko hari icyakozwe, akenshi hari igihe ugira amahirwe ugakora group selection cyangwa se abo uri korera ubushakashatsi kugira ngo urebe yuko imibare iza guhura n'ibyo wifuje, kandi akenshi bikunda gukunda. Ni nayo mpamvu akenshi abenshi bavuga ngo bafoginze imibare, ariko ntabwo baba bayifoginze, ahubwo urongera ukareba ukavuga uti se ababo bakoraga bino bo bari bagamije iki, kuko nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi kibasha kuguha ishusho rusange yabyo. So ikindi nanone nakubwira, hari niyo mpamvu iyo ushatse yuko urebera ko ubukene ngo bwagabanyutse, ariko ko ibi buri gihe bihora byereka guverinoma ko bagomba kwereka positive statistic cyangwa se statistique nziza kugira ngo berekane yuko hari ikiri gukorwa. Ariko ibibazo akenshi kubera ukuntu isi iri kwihuta biri kujya mu cyo twita structure. No kuvuga ngo hano hari ibintu byinshi imibare idashobora kukwereka. Urugero nko kuba abantu barenganywa kugira babone ubutaka, hari igihe ushobora no gusanga hari n'abantu baka imisoro myinshi rimwe n'imwe itumvikana, cyangwa se ugasanga harimo na za ruswa. Ibi byose ntabwo muri statistique wabibona. Hari igihe abantu baba bakennye kubera yuko systeme y'abantu bagomba kubageraho bahisemo ko imera ukuntu kutari muri avantage y'abaturage. Ni nayo mpamvu iyo umuntu ntabwo aba ari byiza yuko ukomeza kugira ubukungu cyangwa se ubukene bumanuka mu mpapuro mu gihe abantu bagikomeje kugorwa na realite baba babamo. Ikindi nanone nakubwira ngo ntago navuga yuko impamvu za politiki akenshi ntago zituma biba ikintu cyangwa se bijya mu buryo bwo kuba ibibazo byashira burundu. Akenshi ni ukuvuga ngo abantu bose barimo bariyamamaza, iyo urebye amakampeni yose aho ava akagera ku isi nagerageje kureba, yose buri gihe avuga ko hagiye kurwanya cyangwa se ijambo ubukene cyangwa se poverty aba ari ijambo riri imbere cyane. Ariko iyo ukomeje ngo urebe deep, ngo urebe neza se ni izihe ngamba cyangwa se ese baba bafite inyungu mu kuhita birangira, aho ngaho bibitiba iyindi mpamvu. Ari nayo mpamvu buri hora ubona kampeni zose zihora zivuga ikintu kimwe, bisobanuye yuko incentive cyangwa se kuba politike ntago itanga neza umurongo wa nyayo wo kubikemura, kubera yuko bigumya ari ikintu dusanzwe dufite natwe tuzi ko gihari, ariko ntago dukomeza kubona ishusho n'uburyo cyakemuka. Hanyuma hakaza n'izi programme akenshi bavuga ziba zigamije gukemura cyo gukora icyo twita poverty alleviation programs. Akenshi ubusanga ari utuntu dutoya cyane kuri hari programme muri economy ntago aba ari ibintu bishya. Nguko ko wasanga hari gahunda igira amafaranga iha abantu buri kwezi, cyangwa se hari nk'ibiryo bagenda bagenera abakene. Ibyo ngibyo ukahora bahari system ihora ibizana gutyo, ariko hari igihe kigera wenda nka business nk'ibihe bidasanzwe nk'ibi ngibi bagakenera ko igihugu kizigabanya ahantu ibyo bintu byajyaga. Uri tubona yuko icyo gihe ntago barimo baradress ikibazo cy'igihe kirekire, ahubwo barimo barakemura akabazo k'igihe gito. Ikindi nanone hari ikindi kintu, uburiya ikintu cya mbere iyo umuntu ushaka kureba niba koko arimo arahangana n'ikibazo cya poverty alleviation, hari ibintu bimwe na rimwe mu gihe cy'igihe kirekire ureba uburezi bwawe uburyo bumeze. Iyo urebye uburezi mwese tukaba tubona yuko uburezi bwacu bufite ikibazo, ubwo n'inzira yo gukemura ikibazo cy'ubukene nayo bifite ikibazo. Iyo ubona uburyo abantu imisoro yubakitse, ukabona nayo ubwawe ukabona harimo ibibazo byinshi cyane ku bacuruzi bato n'abatangira, nabwo haba hari ikibazo. Niyo narebye neza ukabona imitangire y'akazi cyangwa se uburenganzira bw'abakozi, iyo ubona nabwo ari ibintu ugomba guceceka ukihangana ariko ibibazo bidakemuka, ibyo byose bihita byerekana yuko hari ibintu by'ingenzi, ntago uburyo bari gukemura ikibazo ari mu buryo bw'igihe kirekire. Ubwo rero hano bihita bitugarura tukavuga tuti ibi byose bisaba yuko abantu bareba mu buryo bwagutse. Ntago bigomba kuba ari byiza buri gihe, kuko haba hari abantu banini barimo muri ibyo bintu, cyane ama business manini, yaba ari ayangaya mu bwubatsi, yaba n'ayangaya ama-industry, cyangwa se abantu bishimira kuba bakoresha abantu bahemba amafaranga makeya. Abo bantu bakora babyungukiramo, baba bashora amafaranga menshi kugira ngo
nyine babigumye bivugwe byerekane ko byagabanyutse, ariko na babandi bunguka bagumye bunguke. Ikindi nanone hano twavugaho nanone cya kane nuko ubukene nabwo burema isoko ryabyo kwabyo, ari nacyo kintu muri economy bakunda kwita poverty economy cyangwa se ubukungu bushingiye ku bukene. Ahangaha haba harimo ibigo bitandukanye bivuga yuko biri guteza imbere ibihugu n'abihugu by'Iburayi byakoze ibishoboka byose birinjira, hazamo uburyo bwa microfinance aho baguriza abantu rimwe na rimwe badafite n'ubushobozi bwo kuba bakishyura, hakaza n'abantu baza gukora ubushakashatsi rimwe na rimwe bagamije ikintu bagamije inyungu cyangwa se bagamije resultat zimeze ukuntu. No kuvuga ngo twagiye gukora ubushakashatsi ariko twashakaga ko biza bimeze gutya. Hanyuma hakaza n'icyo twita amafondasiyo ya philanthropique, aya yose nayaza afite inyungu zayo zihisha kenshi abenshi muri twebwe tuba tutazi n'izarizo, abenshi tutanasobanukiwe naho biva naho bijya. Kubera iki? Bo kuba abantu ari abakene bashobora kubafatirana mu mahirwe make. Niba mwararebye statistique ya mbere ejo bundi twarebye documentaire kuri Decevere yerekana abantu bagurisha impyiko, berekana ukuntu umuntu agurisha impyiko ye imwe akayigurisha 4,000, hari ayandi bitaro nabyo bijya kwigurisha amadolari 200,000. No kuvuga ngo murabona ibwo akandi biza bije muki mu miryango ifasha irimo irerekana yuko ugiye guha impyiko ari uko ugiye kumufasha, aka kantu baguhaye yewe n'impapuro usinya zivuga yuko wayitanze nawe ugiye gufasha. Ibi nabyo ntago ari byiza kubera yuko urumva hari ibintu bigo binini biri inyuma, urumva icyo kigo cyafunguwe haraho cyakuye amafaranga, ushobora gusanga ari muri iyo agency, ushobora gusanga nanone uwo muntu waje gukora ubushakashatsi we yashakaga kwerekana yuko hari abantu barenganye ariko nta kintu we agiye kubafasha. Urumva nanone wa mukene n'ubundi aracyabigenderamo. Hanyuma hakaza izindi development agency zo ziza zireba zikavuga ziti kino gihugu gifite statistique ya 80, turamutse tujyanye nabo mu myaka 5 wenda bizagaragara yuko mu mpapuro ari 40%. Bo abari pride iyo basubiye iwabo kuba baha amafaranga barayabona. Hanyuma izi microfinance zo zikavuga ziti zifasha abantu kubona inguzanyo n'ibiki, ariko izo nguzanyo mukuri uwo mukene utarize, uwo mukene ufite icyo kibazo wenda runaka, n'umuha ayo mafaranga byihutirwa ari ibiryo arahita yarya ahombe, kandi agomba kwishyura umwenda na twa tuni duke twe akenshi natwo tuba turi bugende. So wibureba neza ukareba kakavuyo k'abantu batera inkunga cyane cyane bo bifitiye izindi inyungu zindi zihambaye, ari nayo mpamvu shiduka ubukene bwabaye business cyane cyane iyi miryango ifasha yabishyize muri ntuza mu ngengo z'imari, hari na budget guverinoma zisigaye zigira, ariko itajya ijya mu bintu bya accountability, ahubwo bahita bafata raporo bakazirema mu buryo bushimisha ababahaye amafaranga kurusha uko bashyira imbaraga cyangwa raporo zerekana impinduka ya nyayo yabayeho. Ari nayo mpamvu hatanzwe imashini zagurishijwe ntawamenye ibyo ari byo, hatanzwe ibingibi byagiye ntawamenye ibyo ari byo, ibyo bukaguma muri ako kavuyo akenshi katagira ikintu kinini kageraho. Hanyuma ikindi nanone ubukene bikarangira bya bindi byose twavuze hejuru birangiye bigizwe yuko kuba wakennye ari amahitamo yawe ku giti cyawe, ari uwo wahisemo nabi. Ibi hari ibyo twita neoliberal, abantu biga economy byo barabizi, no kuvuga ngo iyo ibona yuko ubukene ari amahitamo mabi umuntu afite, apana kuba ari ibintu bifite impamvu zibitera zirangira ugeze kuri icyo kintu, apana. Kuko akenshi bo babona yuko amahitamo wagiye ufata, wanze guharanira uburenganzira bwawe, wanze nibyo byateye icyo kintu, kurusha uko bo babona yuko hari ibindi mbaraga zinini zirenze ubushobozi akenshi bw'umuntu zatumye ugera aho ngaho. Ibi bihita bituma iyo ubonye igihugu cyangwa se cyuzuyemo imvugo zivuga yuko amahitamo mabi wakoze ariyo ari gutuma ukena, biba bisobanuye yuko ntawe uzarenganya guverinoma, ntawe uzarenganya systeme irimo, ahubwo bizahita birangira ari wowe kibazo. Ibi ngibi bihite bituma systeme itazigera ihinduka, ahubwo wowe uzahora uri mu maganya, bamwe ariho bashiduka biyakira. Ariyo mpamvu imyigaragambije ushobora gusanga bamuhaye udufaranga 200 ati bari ubukene ufite nibo babiteye, kubera ko ntawe umenya afite akaba yabigenderamo. Niyo mpamvu ibi byose ugenda usanga systeme ihari,
ukuntu yubatse cyangwa se n'imiyoborere, ibi byarangije gutuma wowe ari wowe kibazo kurusha uko bikomeza gutyo. Rero iyo urebye aka kavuyo kose cyangwa se ibi byose ukuntu bimeze, ibi usanga ikibazo cy'ubukene aba economiste benshi bagiye banzura yuko ntago ari ikibazo cy'ubukungu, ahubwo akenshi kiba gishingiye ku mahitamo ya politike. Niba politike yungukira cyane mu kuba imibare igenda igabanyuka aho kugira ngo barangize icyo kibazo, biragoye yuko hazigera habaho igikorwa cyanyacyo cyo gutuma habaho systeme irandura icyo kintu. Ari nayo mpamvu nta n'imbaraga zizashyirwamo, abantu bazahora bari mu bintu bibashimisha bya entertainment, bibibagiza ibibazo bafite, ejo bikongera bikagaruka, ejo bikongera bikagaruka, bamwe bakiyahura, bamwe bakarwana, inzangano zikaba, ariko bagahora bamanaginga ibyavuyemo aho kugira ngo bakemure aho ikibazo cyanyacyo cyavuye. Iyo niyo sense imwe yo mu bukungu. Rero ejo twari twabonye abantu benshi barimo baratubwira bati ese ko hasohotse statistique zerekana yuko imibare twavuye kuri 39%, hafi 40% tukagera kuri 27% y'igabanyuka ry'ubukene mu gihe cy'imyaka 7, abantu barenga miliyoni imwe bakaba baravuye mu miliyoni imwe n'igice, akaba atakiri abakene muri iki gihe. Ariko tukibaza tuti se nabahe babakene nabo bari abakira, ahubwo nabo bashidutse babaye abakene? Statistique ntago zatweretse icyo ngicyo, wenda izo nizo mu ntege nke zayo, ariko ino byo birakomeye cyane kubera yuko iyo urebye cyane iyi industry cyangwa se icyo twita nge ko ubukene bwo mbubona nkaho ari uruganda, ni industry kabisa na iri ukwayo, irimo za gouvernement, ama ONG, ibyerekeranye aba badufasha twita aba donors, amakampani ari privé afite inyungu mu buryo bugaragara cyangwa butagaragara mu kuba ubukene bwiyongera cyangwa bugabanyuka, cyangwa se bagira ibyo bungukira mu kuba umubare wari uri 80 ukaza kuba 70, ariko bo hari inyungu bakuyemo. Ibi byose bijyana no kuba abantu bamanaginga, cyangwa se kuko management ntabwo ikemura ibibazo, ahubwo management ituma ibyo mwari murimo nyine bigira uko bimera, ariko ntibitume ibibazo byinshi biba biri muri company. Ariyo mpamvu abantu babona hari manager muri company, hari na nyiri company. Uyu nyiri company adashobora gutekereza imirongo migari, ko aba manager bafite baba bagomba gutuma ibyo yakoze bigumya kumera uko bimeze, ariko we adahisemo yuko bigomba guhinduka, aba manager bo nta kintu bahindura cyane. Rero n'ubukungu cyangwa se n'ubukene nabwo busigaye bufite aba manager cyane, bavuga batoke bino niyo zo programme twari twashyizeho ntitugomba kuzitakaza, ahubwo reka turebe uburyo twerekana yuko hari icyo ziri gukora. Noneho ibyo bikaza kugaragarira mu mibare ya statistique, mu systeme akomeye agoye yuko abantu bumva kurusha uko abantu bareba neza ibikorwa mpindura ngendo bakoze, cyangwa se igikorwa cyagombaga guhindura urugendo. Niba kuva hano kugera hariya byari gusabe ngo wenda kuhabwa inka, niba iby'inka bitari gukunda cyangwa se guhabwa umuntu inkoko ari kuhita yirya, so ni cye kindi cyo noneho twakimukiraho gituma ibi bintu atabikora, cyangwa se niba ibyo bigaragara yuko bahita babigurisha cyangwa se bagakora amanyanga atandukanye, twabigenza gute duhindure? Umumanager we azagumya promoting izo systeme zari zihari, yirinde yuko zinahinduka. Ariko nuzana umuntu ushaka ko impinduka ibaho, azongera aravuga toke niba bibananiye bino, reka tubajyane wenda mu nganda ntoya bajye birwa bakorayo, izo nganda za leta, aho kugera amafaranga zifashwa na leta, kugera amafaranga ya VUP bafataga cyangwa se izo bya biryo bahabwaga kubera ko batakoze, byitwe ko bafite imirimo itabasaba iri repetitive, itabarushya cyane, nibura bagira icyo bakora kiri productive ku gihugu, nabyo bigurishwe natwe tubigure tuzi ko turi gufasha abakene mu mpande zimwe na zimwe bakora muri izi nganda, hanyuma nabo bahindura ubuzima, bimuke bave hamwe bajya ahandi, cyangwa se bagire n'ubwo bumenyi butuma babasha kuba bahita bagira iki, bahita bagenda bagahindurirwa ubuzima bwabo. Rero ibi byose ubusanga ari ibibazo, ari ibintu bigoye cyane kubera yuko ni bakeya cyane bari bujye kureba mu impamvu za nyazo zo mu mizi zituma icyo kibazo kibaho. Hanyuma rero niyo mpamvu zira statistique zaje turazibona yuko hari icyakozwe, ni byiza cyane,
ariko ntago berekanye nabo bimwe mu bintu bigoranye cyane mu kuba iyo bari kumejaringa cyangwa se bari gukora ibyo bakoze. Ariko ngewe impamvu iriya mibare ntago nkunda kuyirebaho ubu cyane, kubera yuko iriya mibare cyangwa se zino formule cyangwa uburyo tuba twakoresheje ni uburyo bukoreshwa mu bihugu bifite ahandi hantu bagize nyine bateye imbere, babizanye, natwe tukagerageza kubikoresha kubera yuko niko twese twiga, cyangwa se nanjye umpaye umwanya niko nshobora kubikora. Ariko izi approach zose bakoresheje ngewe nzita yuko ari poverty management, ni uburyo bwo gukora management y'ubukene, cyangwa se byandi nakomeje mvuga kurusha uko nge ndeba, kuko nge nona icyo umbajije ndi kureba nashakaga kumva neza long term solution bafite, kuko uburyo bwo kumanaginga na statistique nazo baraguma kuri za polisi zari zihari cyangwa se ibyakorwaga bihari, turebe yuko twabibyazamo kuzava kuri 27 wenda nko muri 29 cyangwa se muri 31 tukavuga ko wenda byabaye 10, ariko tuguma neza deba zivuga koko ese iyi mibare bakennye ko tubona amafaranga yataye agaciro, ko tubona ibingi, ko tubona ibi, ko tubona ibingibi, ibyo bizaba ari byo kubera yuko ibingibi iyo turi gukora management bikemura ikibazo mu gihe gito kurusha uko cyashakirwa igisubizo mu gihe kirekire. So niyo mpamvu hano hari ama initiative menshi ya leta atuma abereyeho kugabanya ubukene. Izi rero nazo zituma bigomba kuba ari ibintu bigaragara neza kugira ngo berekane achievement leta iba yakoze, izo NGO ziba zashoyemo amafaranga n'ibindi bintu byose byinshi biba bigiri muri systeme bibasha kuba byaba bigize iki, byaba byungukira mu kuba hari icyakozwe kurusha uko twabona impinduka z'igihe kirekire zo mu cyongereza twita sustainable change. So rero niyo mpamvu hano ibingibi urabireba nyine ugatuza, kubera ko poverty iyo yabaye industry aho ngaho biba bigoye, ibitekerezo byanjye cyangwa ibyundi biba bigoye ko hari icyo byagerageza, kubera ko icyo gihe ibintu byose biba bishingiye cyane kuri raporo no kuba amaproje yashyizwe mu bikorwa no gutuma ya system igomba kwakira ayo mafaranga igomba kuba ihora ihari. Ibyo bintu bikagumya bikorwa. Ubwo buryo ni uburyo bwa management bunazana resulta nziza, kubera yuko aho ngaho tureba neza niba amafaranga yaragiye mu byakorwa nka metric yo kugabanya, kurusha uko tureba se abo yagiyeho bakemuye ikibazo cyabo, se ni uburyo buri systematique ku buryo n'abandi bagenda babikurikiza. So niyo mpamvu ahangaha ikibazo cy'ingenzi ni ukuzareba ni ugukora iki ubutaha. Zino ikintu wenda nasorezaho mbivugaho nuko iyi systeme ni nziza, yari nziza, ariko bitewe n'uburyo isi iri kwihuta reka tuve mu buryo bwo kumanaginga ubukene, cyangwa se tuvuga ngo tugendere biva kuri 30 byabaye 25 tukabona ari nk'ikintu cy'igitangaza cyane, cyangwa se havuye abantu bari miliyoni mu gihe gishize ubu bose barakize, ariko ntiturebe nanone abasubiyeyo. Tubwo tureno ni izihe ngamba twakora se tukakora structure ituma abakizi batongera abari bakizi batongera gusubirayo, kubera ko nibyo bibazo biri kujya mu bindi bihugu, biri no gutuma n'abayobozi bahinduka, kuko hari abari barakize n'imibare byerekana, none ubu ngubu bari gukena, ibihugu byabuze uburyo bihuza realite n'imibare bafite mu mpapuro. Sari nacyo bigomba guhera he, bigomba kureba noneho ingamba zituma habaho icyo twita transformation zitari ziriya zerekana imibare cyangwa se zerekana bitewe n'uko mwe mwabarishije benda n'igihe runaka kikaba byahindutse bikaba bya umare runaka mushaka, ariko wareba projet zihari zigomba gukemura icyo kintu ukabona izo zidakemura ikibazo kiba kiri mu buryo mwakoze structure y'ibintu bitera icyo kintu. So niyo mpamvu ahangaha haracyari ibintu byinshi kwako birasaba yuko abantu bahangana n'imizi iri systematique y'ubukene, babure uburyo yakangirika, hanyuma tuve mu buryo bwo kumanaginga iyi industry, ahubwo turebe mu buryo bwo gukemura ikibazo bw'igihe kirekire. Nicyo gitekerezo cyanjye kuri izi topic nk'izi ngizi ziba zaje, wenda nawe ushobora kugira ukundi ubyumva, ariko mu buryo bwanjye nuko
ntagerageje kubyumva, ntago ari ukwanga ibyakera ibyagezweho biba byagezweho, ariko akenshi twebwe iyo umuntu areba mu buryo buri economic ntago ari ngombwa gusigiriza, ahubwo twavuga turishimye nonaha byakemutse, se ni guhe buryo noneho twabirandura, kuko ubu buryo tubwita mu buryo bwitwa management no kumanaginga, no kuvuga ngo ubushize byari bimeze gutya byabaye bino, ariko iyo tugiye mu buryo buri transformative noneho tugenda mu mizi, ni iyihe mpamvu ya nyayo itera ibibazo byose ndi kubona. Ciao shalom, nawe utaha.